Ubuse ntabwo ujya guhinga nibura ngo bakaguha nawe 500 reka reka cyawe izo mbaraga ntazo. ntazo Mm. mba numva ndi umuntu uri guserebera kwa sababu yo mu nda umuntu warwaye gutya maze nk'imyaka 3 cyaratangiye kumfata ko cyafashe ndi umwana ariko ndakomeza ndarwanya mu buto ubu kimfashe muri iyi myaka nk'itatu mbese no kinzengereje. ihangane mukecuru. mfite mba numva ntaki mbese no kugikora. Yes, bakunzi bawe bacu media rero nkuko mubizi turi muri ya gahunda yo gukomeza dusura abantu hirya no hino bagiye batandukanye babayeho mu buzima bugoye cyangwa se mu buzima budasanzwe dushobora kugira icyo dufasha. Murabizi ko kugira umutima mwiza ndetse n'urukundo bigomba gukomeza kuturanga nk'abanyarwanda abari imbere mu gihugu bari mu bindi bihugu bitandukanye bya Afrika ndetse n'ibihugu by'Uburayi, Amerika, Ubufaransa ndetse n'ibindi. Hanyuma rero nkuko mubibona turi kumwe n'umukecuru none uyu munsi twagiye gusura ni umukecuru baho ubuzima busa nkaho bugoranye cyane kaba wenyine nta mugabo bakana abana n'akana gato cyane kiga niba ari mu wa kabiri primaire mu wa mbere primaire umva karacyari gato. Hanyuma rero ngiye nambonye nifuza kumuganiza mu by'ukuri ariko mu mwanya muto twaganiriye yambwiye amagambo nayo numva biteye n'ikibazo gikomeye cyane kuko byonyine ninzabamo akakumba mubona twicayemo nakumba gato cyane nakumba gato nta bikoresho birimo n'uburiri bwonyine. Ubwo rero sindi wenda ngo ibikoresho bishyira he sinengarye iki kuko nta kintu mbonamo hano nakumba gato katarimo na metero njyango n'ebyiri gashobora kuba ari nk'ebyiri nko kuri ebyiri gusa. Hanyuma rero reka tumuganirize atubwire ubuzima bayemo niba koko nk'abanyarwanda tugira wa mutima wo gukomeza gufasha atubwire natwe koko turebe ko aricyo twamufasha. Reka twongere tugusubize nanone mukecuru. Amazina yawe witwa nde? Aisha Epifania. Ngerageza uvuge cyane abanyarwanda bakumva. Aisha Epifania. Umukecuru wibana ufite umwana umwe mu wa mbere wambayeho mu buzima bukomeye cyane bugoye kandi nkaba ntacyo kurya kandi nkaba ndi umuntu w'ikimuga narwaye mu nda maze imyaka myinshi ntacyo mbashije gukora ngo ndabone icyo kurya ese nubwo buzima mbayeho. None se mukecuru kuko hano ubundi tumenyereye ko ubundi akenshi umubyeyi ari kumwe n'abana cyangwa abana n'umugabo. Se umugabo wawe ari he abana bawe bari? Umugabo ntawe. Umugabo twaratandukanye nzira kwicumbikira naho ndicumbikiye maze iminsi nicumbikiye. None se abana nkuko kwambwiye ko ufite akana kamwe kiga muri primaire nyine niko nabashije kuba turi kumwe abandi bana n'abana b'abahungu nyine nabo naho bari nta buzima buhari ndabona uko babitararira bivomera nk'agakiri umuntu akabahira agakiri bakabona ukuntu babaho kuko nanjye sinabegereza nanjye nta kuntu meze kivuga ngo ndahinga mbashakira icyo kurya nta kintu mbashije gukora kubera uburwayi. Mbese nabujya kwa muganga kwivuza? Kwa muganga ntabwo ndabasha kujyayo naragerageje imiti y'ibigunda niyo ndi gupfa kunywa ipfa kuba napfa kugerageza nkapfa kunywa. Mbese ntabwo nyine wagiye kwa muganga nibura ngo banagusuzume barebe niba ikibazo cyaba niba ari n'ikibazo gikomeye ko numvise bambwiye ngo ufite uburwayi bwo mu nda? Ni igifu. Nta kintu mbasha kurya nyine byose nta kintu mbasha kurya ahanini nitungiwe umuntu anyihera agakombe k'amata agewe n'ibyo ibindi byose ntabwo mbasha kubirya. None se ubu ngubu ikibazo cy'amatsiko ubu kurya urya bigenze bite? Kurya kurya ntabwo mbasha kurya keretse nagiye nkabona umuntu uwo mukecuru hano yatetse utwo nshaka akamuharyaho utuyiko tubiri ubundi nkanywa agakoma yaba yagatetse nkanywa akayi. Ni umukecuru ariko niwe umfasha niwe wafasha akaduteka yaba yatubuze tukagumaho tunagumaho cyangwa yaba natetse n'ibyo numva igiko kitari gushaka ntabwo mbasha gukoramo. Nk'ubu niriwe aho kwa sababu nimba atetse n'ubwo bujumba wenda yabushabirije nawe ni uko gusaba umuntu umugira neza nkaho akamufungurira akaza akaburya amahirwe nyine niwo mwana wanjye bakarya nkaba ndariye nuko mbayeho. None se hano muri iyi nzu mu by'ukuri nakumba gato ku buryo wenda nabibona kuri kamera bari kubona uburyo akanamugira neza nawe akampaye ngo mbe nibereyemo. Ubu uzumwishyura ngahe?
nyishyura angahe nyine naza kunyishyuza nta nzu yo mu Rwanda igira yarambe tuba wibereyemo ikazaza kunyishyuza nyine ntazabura nka 2 kuko arakumba kamwe nka 2 ubu se uzayabona se nyine nzamuririra nyine ayazihorere cyangwa se nyine ansabe kuyamuha none sinabigenza natabyemera nyine bumvemo mbona nta nuna yabona none se hano wenda abadukurikiye bari kubona kuri kamera yenda kubona uburyo nicaye kwicara gutya ntago ari ubusirimu nta gatebe karimo nakumva ni gato nanjye ubwanjye nicaye birananira nyine mpitamo gusitamaguriki ubona ko nyine aba mu buzima bugoye kuko akakumba niba ari kanini ni metero 2 kuri 2 kuko na matera nubwo ari akamatera gato yararaho kari kugera mu muryango n'urugi ntibona uko rukinguka wenda mu kanya kuri kamera muraza gukomeza kubibona hanyuma se mukecuru hano ko nta bikoresho nta safuriya nta kibido nta mazi nta gatebe nta n'ikintu na kimwe mbona hano nta bikoresho ugira nta bikoresho ngira vomesha akabido ka 15 nkatuzana utuzi kuko urabona ntabwo bashije nkatujyana hariya hepfo nkajya kudutura nkakaraba none se ubwo iyo guhaye nk'ikiro cy'umuceri cyangwa akaguha iki ubitekera he mu Rwanda nta wakiguha reka hongereye inaha hamaze ibyumweru 2 nta muntu yari bwampa ikintu ngo genda uteke mbayeho no kumara n'iminsi ntari kurya ntacyo naba no kwihangana nta muntu yakora ikintu cye none se uko wambwiye ngo uriya mukecuru ngo niwe ngo rimwe na rimwe ujye kumenya kandi uriya mukecuru nawe nabonye ari umukecuru ni umukecuru none se ubwo nawe hari igihe bijya byanga cyangwa we nabo biranga oya nta bintu afite nabo biranga akaryamiraho ubwo ako kana nako kakaryamiraho nyine iyo yabuze n'akajumba umuha ako kajumba ubwo gutugumaho mukaryama nagira amahirwe yabona umuha akajumba wa mwana akarya cye nkigumiraho nta kibazo mbafite kuko icyo yagaragura ntari kwenda kukirya sinkirya paka umuntu akabona nk'agafu k'igikoma ukajya mu nzu ukaryama ubwo sashize nk'iminsi nk'ibiri nta kiraboneka ari uko bimeze guma aho ngaho ubu se ntabwo ujya guhinga nibura ngo bakaguha nawe 500 reka cyawe izo mbaraga ntazo mba numva ndi umuntu uri guserebera kwa sababu yo mu nda umuntu warwaye gutya maze nk'imyaka 3 cyaratangiye kumfata ko cyamfashe ndi umwana ariko ndakomeza ndarwanya mu buto ubu kimfashe muri iyi myaka nk'itatu mbese no kinzengereje ihangane mukecuru mfite mba numva ntaki mbese nuko gikora wagaragura ibintu byose ngo ndapfa kubirya reka data ni ukubona nk'agakombe k'amata nako sinjya nkabona ngo nkanywa ko agakoma nkanywa naba mbonye akayi nkanywa ubwo ni ibyo kurya ntabwo nakwiba ndenganya umuntu iyo naza ni muhira batetse wabona ngumye aho ngaho kandi wavuga ati ndarya kukubwira ati genda apfa kunshyigikira agakoma nuko mbayeho mbese ko numva ubaye mu buzima butoroshye numva ubaye mu buzima butoroshye pe sababu y'ubuzima nose mukecuru niba atari ibanga umugabo mwatandukaniye mwapfuye iki kugira ngo mutandukane kuko ubuzima ku byonyine gutandukana n'umugabo kandi unarwaye Kubaye se rega kuba ku mugabo buriya tumaze kubibona ni ukuba ufite imbaraga ubundi umugabo umuntu abumubeshwa gutunga ariko ubona ufite imbaraga iyo abona rero utagifite imbaraga zo kubasha kumufasha kugira ngo ute kwiruka uhiririnda arakwanga da arakwihorera none se ubukibashije ubuya ngo ugwe mu rugo urinde gutembagara se abo ateka ngeze no kugahiye eze kuba warazikoresheje imbere ugifite imbaraga samara kubura rero akatangira akakugira gutyo urumva se byagenda gute gusa ntakundi nyine ntabwo biba byoroshye nyine no kwihangana ubuze nibura nta nubwo ajya azirikana avuge ko niba hari umwana mufitanye avuge ati reka nohereze n'igihumbi nibura reka nabone nta kuntu aba ameze rwose nako kanya ubundi nako kana ntabwo nari mfite kugafata gusa nako nabonye kugasiga ubundi nako kahapfira ndavuga ati reka nkazane ntegereze kuko gashoboye akabido ka 7 nikajya kuvomera nk'umuntu azakagaburira ese nikagiye ubu se nikariye ntikavunye akabido k'amazi ngo nakakagaburira kuko aha ngaha ntabwo twari dufite ariko nkakarira kamara gukura naba nkiriho wenda kakazarwanaho karakuze ihangane no kuri pe uvuze we nta nubwo wamugana nta nubwo ajya azirikana avuge twenda dore yari ndatwaye umwana kandi wenda aranarwaye
ntabwo abona uko ajya gupagasa ntiwenda ubwo mbonye igihumbi reka nohereze. iyo ugize impanuka mu iruhande nta kindi aba agishakaho, ashaka gushaka iki ngo umukorere iki, umugire kumupagasiza n'aho akari ugupagasa gusa ugende se uzana icyo cyatanu se. ushobora no kubikorera utanabashije kubirya akakuvumagura kandi nta n'ibyo ubashije. nuko ubushake kandi yagahaye ibidashoboye kandi azi kutabirya, none ntubaho wumye se. ihangane nase ubwo ngenda umva ahubwo byananteye ikibazo gikomeye. nk'urugero nk'uriya mukecuru niba ari wenda ari we rimwe na rimwe ujya ugutunga iyo byagenze neza, nk'ubu ahubwo nawe iyo yagiye gutyo akaburirwa ugasanga umunsi wa mbere araburiwe, uwa kabiri araburiwe. bose yabihabwa nande ntawe wabimuha, ni nk'umugiramana bamuhe nk'akajumba waracyana agashoboye kuryaho. nuko tubayeho ubu se hano nibonye abashyitsi baraza he ko mbona nawe ubwo haba hatadukwiriye. abashyitsi ubwo hari umushyitsi aza gusura umupagasi ngo murate haguhe iki ka ntawe. hari igihe nyine ugira gutya nk'abantu bo mu muryango bakaza kugusura. ntabo pe. harya ubu ufite wenda nk'udusafuriya n'iki? oya ntatwo nta kombe na kamukecuru udusafuriya niyo twibatekamo nta kintu mfite ajya gucyanisha kano gacumba ahita kamba. so bakunzi bawe Iwacu Media rero nk'uko mubibona turi kumwe n'umukecuru, mu by'ukuri hari igihe muri kubona yenda uburyo nicaye mpinduka ngira nte, mu by'ukuri iyi nzu twicayemo ni akazu gato mu buryo bwose bushoboka pe, ku buryo nta n'igikoresho n'iki na kimwe kiri hano mu nzu, kandi nawe yatubwiye ko nta gikoresho n'iki na kimwe agira. urumva ubwo niba umuntu atagira isafuriya cyangwa se igikombe cyangwa agatebe cyangwa n'akandi gasambi cyangwa n'ikindi gikoresho icyo ari cyo cyose mu nzu, ubwo murumva ubuzima bayeho. hanyuma rero nk'abanyarwanda reka nawe atubwire icyo asaba cyangwa se icyo yifuza nk'abanyarwanda dushobora kumufasha. mbese mukecuru ubu ni nk'icyo wakisabira nk'abantu badukurikiye kuri YouTube, n'icyo wakisabira nk'abakunzi ba Iwacu Media muri make, icyo bagufasha ni igiki nyine, icyo wifuza bagufasha ni igiki? ikintu numva nifuza ko nyine nk'abagira neza baba bemeje gufasha umuntu, baranabakorerabushake bareba nyine ukuntu bajya badufasha bakaduha nk'agafaranga nyine twagura nk'ikintu nk'akantu umuntu agomba kurya agasindagiriraho. kandi ikindi cyaba gikomeye ni nko kugira ngo umuntu abone akazu abamo, ndabona aricyo kiba gishakirwa. kuko iyo mbona muri iyi minsi twebwe tugezemo tuba turi gukura intege ziri kuba nkeya, intege ziba ari nkeya kabisa, kandi noneho ukagira intege nta naho ufite wicara, nta naho ufite uzagira nk'ubwo nkuwampa nk'ako gafu nk'umugira neza sinabona ko ngashigishamo. ndasi uyu mukecuru yaba adahari se nagashigisha he kugira ngo nkirengeze? reka nawe kandi umuntu w'urwaye gutya nyine aba ashaka atamo dukeya, ntayemo twinshi mpita mbabara, kuko ngo ntamo kari agakombe igikoma n'agatayemo nanone bibukundi gushaka kuba umuntu yahutara ubuzima. nk'abatabo bagira neza badufashije nk'uko nyine abo bakorerabushake baba bakoze. rero nk'uko mubyumva icyo abasaba, ari kuvuga ko abaye mu buzima bugoye, kubona icyo kurya biragoye, kandi njye nk'uko mbibona n'inoze n'ibyo kuryamaho ni ikibazo gikomeye cyane, kandi n'inzu abamo rwose ni akumba kamwe ko nakomeje kugenda mbibabwira, wenda muri video muraza kubibona cyangwa muri kubibona, ni akumba gato cyane. nk'umugira neza rero ushobora kumufasha basi akamukodeshereza wenda nk'ahantu haba wenda hisanzuye, abandi bakamufasha akabona wenda n'udukoresho two mu rugo wenda two kubasha guteka mu gihe yenda yaba agize icyo abona, abagira neza wenda bagize ikindi kintu bamuha nabyo byamufasha. hanyuma afite ikindi kibazo cy'uburwayi bw'igifu yabivuze amaranye imyaka 3 gutuma atagira icyo akora, hanyuma hagize undi muntu ushobora kumubonera ubufasha bundi bwihariye, yaba ikijyanye n'ubuvuzi cyangwa se n'ikindi kijyanye n'ibiribwa, ibyo kubamo, ibyo kuryamo n'ibindi byose bitandukanye, ni karibu kumufasha. mbese mukecuru ugira telefone? ufite telefone? Airtel? Airtel rero MTN kuko nyine ni y'abanyarwanda kenshi bakoresha, nyine ubonye 500 akoherezaho, ubonye icyo akoherezaho. hanyuma rero ariko nta kibazo wayibona hafi se? MTN mukorera mukecuru ujye kuyisaba. umukecuru ugiye kureba kure?
hasi ndabura ufite MTN okay, ntacyo reka nkwereke. Hanyuma rero wifuza kumufasha cyangwa se wifuza kugira ubundi bufasha umugenera, ushobora kutwandikira kuri 0784207062 cyangwa ukareba iyi nimero iri muri aho ngaho muri description cyangwa se uri kubona aho ngaho muri screen, maze ukatwandikira cyangwa se ukatuvugisha ukatubwira ubufasha umugeneye, maze ubundi natwe ubufasha tukazagaruka tuza kumugezaho.